na mahirwe abagize avuga ati nahura n'akana kakambwira uko ati wabyaye umwana w'ikindaro wabyaye umwana w'indaya ni nako bavuga cyane yego kubera gasuku njye nabitekereje nyuma ko n'inzoga zigushyiramo za mbere ahubwo ntangira kuziyahuza bitewe n'ibintu navuze ukigaruka kuri Inzovu yego kigaruka kuri Inzovu hari ikiganiro Inzovu yakoze na Kasuku reka twumvishe mu masogo make mfite imyaka 50 ndi umufana wa Sport ukimara kuva muri aperi Yes, nyangusuza kanezera komeza neza uri hose mu cyo byetandukanye Yaransambanyije irengerazuba amajyepfo majyaruguru of course mwenye nizwa cheke chua ishyaka mwenye mudakina n'abana ukina n'abanyinansi banganya inkuta na senye nanga isa na mitima kubankurike urange Kigali News 500 nyarukira kuri Ishyaka TV 500 ukore subscribe nizere ko mumeze neza cyane mwese muri mu mpande enye z'igihugu Yaransambanyije irengerazuba amajyepfo amajyaruguru nabari mu mujyi rwagati wa Kigali abari anyway siri nyami byose niho duherereye nizere ko mumeze neza cyane abantu muri Saudi Arabia abantu bari muri Oman bari muri Jamaica bari muri Canada United States mwese nizere ko mumeze neza gahunda zose rero ni ku murongo nagatse muri vibe meze neza cyane gahunda ni nugasaze yes imirange hari umukobwa turi kumwe ariko nanone umukobwa turi kumwe nawe kigwana muri stories zitandukanye umwana w'umukobwa agize gutya rwose ahohoterwa n'umuntu nyamuna niyo mpamvu bavuga ngo tunywerese ngo tunywerese ngo tunywe gakeya ari umuvandimwe rwose ugiye kuganira ubuza kumwivugira so bwa mwana umwana w'umukobwa mumubonye mwaramubonye ariko reka maze mubwire ngo pole sana mbere yuko ngiye kwamamaza mu biganiro ndimo pole sana ntaragusohoza pole sana ni pole y'ibintu bibi nese ko birakariyemo oya ntabwo ndakara abarwayi Imana ikomeze ibarinde kandi bakize abafite ibibazo bigiye bitandukanye Imana ikomeze iborohereze abafite ibibazo bigiye bitandukanye by'umubiri Imana iborohereze kandi ibakize ariko nanone nkwibutsa yuko wowe urwaye indwara zigiye zitandukanye izaba iz'umubiri izaba zo kudatunga ngo natunganirwe cyangwa indwara z'inyatsi ziruza hano hanze n'abakobwa ngo babuze urushako hamagara muganga gakondo kuri 0779 45 470 hanyuma arikoreho oryake gahunda zose zaziri ku murongo aherereye mu ntara y'amajyaruguru ko bari hose ajya atandukanye Latifu meze neza izi neza nta kibazo no just ni wane usibye kurwara ko ndwaye gake ariko dorero cyangwa ari kunumva ngo harya no Jeppe yararirimbye akomeza aruhukiye mahoro nkomeza gusuza no fasha we n'abana kandi komeza kwibuka ko yadusigiye umuryango mugari yego Jeppe yararirimbye ngo mvuye isheni urumva ariko nanone ngo bazabyemera twapfuye nibazabyemera twapfuye birangira yigendeye cyane baramaze igihe kingana cyo muri gereza ni ukwezi ufunzwe umwaka wa 2023 nicyo utazabibagirwamo cyakubabaje mu buzima ikintu nazibagirwa mu mwaka wa 2023 ni ukujya muri gereza ntari nzi ko nzayijyamo yego nzi ko ntazayijyamo ariko birangira nyine ibyago bibaye njyamo kandi ujyamo mu karengane yewe najyagamo wenda hari n'amakosa ariko njyamo ari akarengane ari akagambane harakabaho ubutabera bw'u Rwanda ariko nubwo bose batagira ubutabera nyakuri harabunja numva ngo bariganya abandi ugasanga umuntu agisheni ngajya rero kiko arakatiwe kandi ugasanga nyuma ngo yararengana cyane byihanganire ngera gutya mbona wa mipangu Jeskizo cyogere mu nkuba umwami w'abagore mbonye inkuri we ariko wari utarafungwa kubaza ati se ati ni wowe si wowe se burya ubu twihishemo bimeze bite ejo none mbona Jeskizo yafashe umutipe ta Professor Joshua
wenda hari ukuntu mu mana abantu biyoberekanya wenda bagakora ibyabo burya n'abarokore b'iki gihe bigize abatubuzi ariko nanone iyo umuntu afata amafaranga afite amafaranga mu kwe bwa debeni warabibonye amafaranga yanyanyagije ejo barajya ku murenge wa Nyamirambo n'abantu bagera muri 20 n'abangaye mituweli Joshua kumenya gukoresha Joshua urangije urambwa ati sa burya ngiye mfite n'amakuru ya Kasuku cyane ngo tubwiye uhere ku murongo aho byatanye niwo byivugi rati abadukurikiye ibyo kuvuga shakura yimbere y'abadukurikiye vuga ati ibyo ngiye kuvuga ndabivuga mbirahiriye n'ikizaba cyose cyane ninjye bivuze kandi byambaho natwereke ninjye yego banzi babwire ibyo ugiye kuvuga uvuga ati ngiye mbivuye mu mutima wanjye ngiye biri ku mutima kandi byabayeho niko kuri babwira ati njye niko kuri kandi uzashaka kuzembaza nyuma nzayimusubirira ufite umwanya ibyambayeho nzabimubwira tutari imbere ya kamera kandi nibwo naba ndi imbere ya kamera nabyo ndabibabwira kandi ingaruka zose zaba ugomba kuzagira gute Yesu waje kubyumva akaba turamukobwa ati shaka manajya byagenze gutya Yesu urabizi ko nta kibazo pe cyane bigeze no kuba boss wanjye igihe gito cyane ibintu byose byagenze none se byagenze kugira ngo Yesu kiza gukoresha ikiganiro uvuge ari amagambo yose hera ku murongo twari turi gutembera ndi kumwe na murumuna wanjye uravuga uduce mwatemberagamo n'ibiki twatemberaga kuri 40 kwa Simos tukihagera tukinjira kara gahanda gatambika ujya nko mu kabari ke yarari mu modoka ahamagara Skove kuko niwe bari baziranye Skove yego umuvandimwe wawe ni umuvandimwe nanjye aramubwira ati nkeneye ikiganiro mu gihe njye nyibyanga Skove arambwira ngo ni ku biceri nawe ahita ambwira ati ni ibiceri ntabwo dutinda tubanze tunywe kamwe ari ndibikubwira Kasuku turagenda turanywa akubise tunoresi dutatu kandi utariye urumva urasinda yego tuba twikubise mu modoka turagiye babanza mu gihe bambwira ibintu ndi buvuge undi bitopingeho mbanza kubyanga ko numvaga ngiye binteye isoni kandi ni nubwa mbere nari nkoze ibintu by'ibishizi bw'isoni imbere babanje kugukastinga ngo uravuga gutya noneho mu gihe mbyanze barambwira ati okay niba utabishobora reka tukubwire hagira umuntu uzajya ubikubwira ari imbere ya kamera kuko n'imbere ya kamera biragaragara ko hari umuntu wambwiraga ndi kuvuga ukajya ureba ku ruhande yego ndi kureba bari bicaye nka hano njye ndi imbere ya kamera kagakira amasiri yego ambwira uko mvuga nyine sha nakanyweye byatari nari nagashyizemo pe kuko biriya bintu ntabwo nari kubivuga ndi muzima bwabanje kugusindisha cyane ni ukunsindisha nyine kugira ngo mbone uko ubushake buza wenda ngo mbivuge so barambwira ukuntu ngo navuga ikintu batopinzeho nuko navuga ngo kunuza ni nk'ukuntu dukora muri Kigali abakobwa bo muri Kigali yego babayeho gute so mu gihe njya kuvuga wenda uko mbaye ku giti cyanjye bakambwira ati vuga gutya vuga uko twe nibyo dukeneye ndavuga ati okay nta kibazo bambwira mvuga ukuntu nyine nanjye bintera isoni ubwanjye wasubiramo wakibutsa abantu nyine ibyo wavuze hari utarajya wenda niba bajya kwa Kasuku baraza kubibona wenda bati yambwiye mvuga gutya na gutya wenda bizangira inyungu zinizi sinzi bwo we yarambwiraga nyine ngo nibivugaho azanyongera amafaranga ndamubwira ati okay nta kibazo ko ubuzima wari wifite kubera ubuzima bwa Kigali urabuzi avuga ati ndavuga n'inzara narananutse narashizemo yego nanagashyizemo ndamubwira ati okay nta kibazo ubwo uzayama naribi mba ndakoze dutangira nyine dutopingaho twamanje kubya Jackie tumuvaho Jackie wa mukobwa wambaye ubusa yego nashyize ifoto ziriya foto z'abantu badukurikiye n'ibyo wazishyize hanze Jackie ni umwanzi wanjye cyane tubanza kumuvugaho Jackie birarangira ahita ambaza ngo ku bwa Jackie uvuga ngo nimba 100 wowe ni zingahe
Jackie yamaze kuko nje narabibwirwaga bahita bambwira ngo vuga senkane mba ndabivuze yego tugiye nyine bibindiririzo yo gukura abantu benshi bakambwira nabi kuri bakantuka umamagaye ati wese ati bijya urindaya yego naho mvuga ngo kuri uwo munsi twagiye gukora ikiganiro ngo twaranye ngo turi abakobwa batatu kuri materi imwe byose kuko twavuze ko mbana no mu nzu ni nka geto yego nese byo kwa n'abakobwa bagira muri abo ngo nimwabanaga n'ubundi twarabanaga yego baravuga ati uzajya uravuga ko uwo munsi ari abatipe ndi kumva ari batatu nimba atari batanu navuze yego mwararanye yego nabyo mbishyiramo yego ariko sha none se amakuru yo kuvuga yuko nyuma yaho y'ikiganiro mwongeye mukaba mugasinda mukaza no gukorana no kuryamana mugabuza imibiri nibyo oya kuryamana ntago byagezeho yego kuko twavuye mu kiganiro n'ubundi dusubira ku kabariki yego pe n'umuherwe turabizi sha Kasuku arakize pe arakize Ubutabera Kasuku arakize uzitora afite mu mujyi wa Kigali uzi ibikorwa afite mu Bugesera afite ibikorwa byiza byinshi kuba ukize ntago ariko ngo wakoresha umuntu nyuma yaho ngo umukoresha icyo ushaka ugafata umukobwa ukamusindisha ukamubwira n'ibyo ari buvuge kwa ko yasinze nyuma bikamubyarira ingaruka zitari nziza yego ugasanga arisebeje ubuzima bwarabwangije ababyeyi be arabasebeje nk'ubu nanjye mama ava mu nzu ni amahirwe abagize avuga ati nahura n'akana kakambwira uko ati wabyaye umwana w'ikindaro wabyaye umwana w'indaya ni nako bavuga cyane kubera Kasuku ni umukire pe turabizi ni umuherwe ariko ibintu akora nta nubwo bihesha igihugu agaciro yego pe no kucyandagaza kuko gufata umwana w'umukobwa nkawe ukajya hariye nk'umunyarwandakazi ukavuga ibintu nka biriya ari abantu bagukastinze ndi muto pe ndi umwana muto nta n'imyaka wenda nagira yo kuvuga ibyo bintu abandi babivuga bafite iyo myaka aka kanya byakugizeho ingaruka cyembere nabanje kwangwa n'ababyeyi banjye n'inshuti zanjye muri rusange n'igihugu n'abagituye baranyanze uko bambona bishatse kuvuga ati sinzabona umugabo bitewe n'ibyo navuze cyane senkani zaranyingiye cyane kandi ni nkaho nani yarakwishyuye se basi sha byabaye intambara ntago yanyishyuye byagenze bite kugira ngo nyine yakwemereye kukwishyura nyuma yaho twaragiye tujya kunywa dusubira n'ubundi mu kabariki turicara turanywa ndi kumwe n'uwo na murumuna wanjye ni Mr. Nzovu ninde dukumva na Nzovu yararimo na bashitani ngira yakawe twahise dutandukanira aho twari turi gukorera turicara nyine turanywa so ndasinda nyine babona ko nyine nge nabitekereje nyuma ko n'inzoga zigushyiramo za mbere ahubwo ntangira kuziyahuza bitewe n'ibintu navuze ukigaruka kuri Nzovu ukigaruka kuri Nzovu hari ikiganiro Nzovu yakoze na Kasuku reka twumvisheho mu masogo n'amajwi mfite imyaka 50 ndi umufana wa Respo ukimara kuva muri aperi na Nyanike mukunzi numvise nishimye numva ko ahangaha niho mwe muri kumucegeye nawe yakoze ikiganiro nyuma yawe yego niwe wakoze ikiganiro nyuma yanjye wowe na Scovia na murumuna wanjye byaje gute none kugira ngo ahite none afata nawe murumuna wawe nahita mukoresha kandi bijyanye n'ibyo wavuze babata nyine twebwe twabanje gutopingaho kuri Jackie yego nyuma yaho niwe wagikoze nyine akiramburaho nabivugaho ukeka ko iyi nzara dufite mu mihanda ya Kigali cyangwa y'Inyarugenge cyane cyane abakobwa ishobora gubata mu mugozi wo kuvuga ibitari byo cyangwa gutahira ibiryo gutahira inzoga kugira ngo bigende neza cyane abadukurikira ndabona kubibutsa Jackie bavuga numva hano nta wundi mu family wawe wenda muvukana se uri hano hanze nawe Jackie yaraye mararira ariko naye arira muri content cyaramenyere
cyamenyereye. Ariko se wumva wakomeza kuguma muri ubuzima niyo bakuremera bakakuvuga ati reka bane tugushingira akantu bamwumvisha ati cyaramenyereye igitsina cye ijana ngo zarageze ngo nibiki kandi cyo ko zajya icyo muziho akakora ibiganiro bamwishyuye yego jya buri icyo mukundira akora ikiganiro bamwishyuye kuko aravuga ati njye nta muntu ari tutajya avuga njye ntavuga ati nta muntu byagera gutyo gukena gutya ariko nanone n'impamvu dushobora kugaruka kuri ibi ngibi aka kanya uravuga ati nasebeje igihugu sibya mama wanjye na nyuma yaho byaguteye sinavuga ibyago ko nge sinemera umwaka kubaho ariko nyuma yaho byaguteye icyo nakita umwaka uhita unafungwa mpita mfungwa ari ukurengana ni inkoni y'Imana birashoboka birashoboka ko ariyo yego abantu bakomeje kuva ko Kasuku se arimo arahangana nanone na nura bita ngo Joshua Prophet Joshua baramubonye kwa The Ben atanga n'amafaranga pe cyane ariko yahise avuga ati no mukongomana afatwe ese abari mu Rwanda bose ni Abanyarwanda igihugu cyacu ari icy'amahoro ari icya demokarasi urumva dukunda n'abanyamahanga no kurenza ko twikunda twebwe cyane rega twese turi bamwe bagakwiye guhangana birirwa batera amagambo ko amagambo ari y'abagore aba magambo niba yaharira abagore kuko nibo ariko ngo byaje mu bagabo nibo basigaye bayafite menshi nibo basigaye bayafite abagabo basigaye bica rwose bakavuga icyo bita byinshi na byinshi bigiye bitandukanye ariko ubu ngubu icyo nababwira cyo mushaka muhinduke mwabagabo mwe none se rati tugarutse muri no mihana nk'abakobwa bagenzi bawe wenda bishyurwa kugira ngo basebye abandi n'abishyurwa n'ejo bundi umuntu rwose yagiye muri rogi ahantu ashatse kuvuga yapanze n'umugore w'umugabo kandi uwo muntu wari ugiye kuryamana n'uwo mugabo w'umugore yari afite amafaranga kugira ngo amafaranga bayamurye bita bamusheta umuntu icyo gihe umugabo afatira iki umugore wo mu cyuho ari umuntu bakinnye agatego nk'uko nguko abantu bakomeje kugambanira abandi gutyo no gukora amafaranga mu nzira nziza ubabwira iki nibabireke kuko ibintu turimo ntago ari byiza urabeshywa ngo urishyurwa kandi utari bwishyurwa akenshi na kenshi ntabwo wishyurwa ni amanyanga bakanakubwira ati turibeta hariya muri rogi ndagukubita veni ko nanjye byambayeho uwo munsi yego ariko tubwira aho ngo turataruka oya natwe turaganira uwo munsi bakwemereye bene ngo muri ibete ninde wabikwemereye ni Kasuku twe turangije kunywa twongera gusubira turangije ibiganiro twongera gusubira murongera muranywa yego turongera turanywa kuko ngiye bitewe n'iki bintu nari nakoze nabyibutse nyuma inzoga za mbere zanshize ubwo ko muvuye kunywa bwa kabiri se yarakuvuga ngo twibetane yego mwarahireze wapi kuko ngiye nahise mbona sheri wanjye araje ndabwira ati ndabona sheri wanjye je nago nge namusiga ntago byamurakaje yararakaye nyine ahita yikubita aragenda arambwira ati mwoke ngurakoze umva ngo n'ibiceri byawe ntabyo ngo ntabyiteze kubona mu gihe utanyumva kuko ngo umubiri nawe urawufite ndamwira ati nta kibazo uzabyiyorere abaragiye nanjye mpita ntega moto ndataha yego tubye none byo tugera tubona byose ku mbuga nkoranyambaga ko byinshi aba ari umuteguro rero niyo mpamvu nanabivuyemo ngewe abakunzi banjye bajya bambwira ati saka bariya ko twarakubuze mu biganiro twarakubuze ye sinzaza ngo mbeshye abantu zanzana inkuru ziraho cyane rwose n'ubu no kugenda byonyine ni igisebo kuko nkubitana n'umuntu akambwira ati ni wowe kanaka ati oya ariko bakumvishe disi barakumvishe nagari nge kuko nkurikirwa n'abantu 60 hafi bigera n'800 na magana nkomeje gushimira nakora subscribe banamba na hafi bagukora impamvu nyine bitaremo biragenda neza nyine nizahasa z'ubuzima ngo nanjye mba niciye gutyo kuvuga ngo mfite kamera bigoye uriya ariko Imana niyo nkuru to niyo nkuru iyo dusenga ni nayo inshuti nziza cyane abakobwa bagenzi bawe rero birinde rumva bagendere kure nk'ibintu ngibyo ariko nanone by the way n'umukobwa agufungishije Imana imworohereze nukuri mubabarire n'ahari mu umutekano muzima nigeze kumubwira siko wafungishije mugenzi wawe bana mukuru wanjye namufungishije ngo nkatswa mukobwa ugeze kuri imyaka 2
sigaye mbona baringurutse ya danje itewe ubwoba ujye umenya yuko reseni zacika sheni iracika nanjye hari umuntu nabibwiye aho nari ndi muri gereza barabiseka ndamuvugisha ndababwira ati nta sheni idacika yego barambwira ati humura uzataha kuzira ubusa wari wifite akazi nifite akaratakara na bosi noneho nawe aragigira yaragigiye yanga kunyishyura ubwo mpita niciraho ahantu ubu ubuzima bayemo aka kanya umeze bute meze neza ariko gake siko tuzuranye muri ino mihanda nukurenzaho ariko kuba ndiho meze neza ikintu cyane ni ubuzima nyine wabazima ariko ubundi buzima bwawe usange ariko ubundi buzima bwaranze nyine bose ubonye akazi bagakora hari umuntu ushobora kuvuga ati sana ndashaka uzamuze n'umwana mukobwa yego namuha akazi bagakora nagakora akariko koza cyangwa bitera byaterwa n'akari kuko ushobora gusanga ugiye mu kazi ariko kandi kakwicira ubuzima yego ko mu kabari bagakora yego nagakora muri restaurant reka tugushimire tuzaduhora tugarukana ushaka kuvuga ati mwana ndashaka no kuba namuremera cyangwa yagavuga ati umwana ndashaka umuha akazi cyangwa gucana mu bandi barakukura umwana umuntu udafite imyaka 20 se urumva utari umwana ndi umwana umwana kandi gusa icyo nakubwira nsoza ikiganiro uko nakubanga imbere ni heza nukuri kubera Imana ni heza anjye nizera ntashidikanya ko imbere iri heza kandi 2024 narinjiyemo nta nshuti zitamfite akamaro mfite ko nibyo ndagushimiye murakoze Kigali 5 ikomeje kubashimira uburyo muyereka ko muyikurikirana ibyo Kigali 5 ninjye mushimira mwese mu nkurikirana kandi nanone n'abafana banyamuranga agaciro abana banyamusuhuze simuvuze nzamuvumba Imana mugire neza namwe kandi bagire neza.